w'Imana. Iyo umaze kwemera kurindira, hari iminyururu y'igicagagurika. Nta kindi gituma abantu bava ku munara. Bamwe bava ku munara kubera imiryango yabo, abandi bava ku munara kubera ibitekerezo byabo, abandi bava ku munara kubera yuko hari icyo baje bagamije ariko bakibura bakava mu by'Imana. Wowe nta kindi Imana igushakaho, ikeneye ko uhagarara ku munara. Unavuye ku munara w'Imana, ikintu cya mbere abadayimoni bamutwara, bamanza kumutwara ubwenge, barangiza bakamutwara icyubahiro, barangiza bakamutwara ubutunzi, barangiza bakamutwara kwizera, barangiza bakamutwara amashimwe. Wowe nta kindi usabwa, urasabwa kwemera kuba ku munara w'Imana. Yesu ashimwe. Aka ni akanya keza k'umugisha ko kumva ijambo ry'Imana. Reka tumutangire dusenga Imana. Buri muntu wese ahari yumva ikiganza cy'Imana gikora ku buzima bwe. Ikintu cya mbere, ijambo ry'Imana iyo rikugezeho riraruhura kandi rikora ibikomeye ku buzima bw'umuntu. Iyo rigeze ku muntu ufite ikibazo riragikemura. Iyo rigeze ku muntu yarasubiye inyuma abasha kugaruka mu murongo. Reka dusenga Imana kandi irigaragaza ku buzima bwacu. Data wa twese wo mu ijuru, turagushimye. Uri Imana ishobora byose, uri umukozi w'umuhanga, uri intwari mu ntambara, uri Imana idasaza, uri Imana idahinduka, uri Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Abana b'abantu bashobora guhinduka ariko wowe ntabwo ujya uhinduka. Abana b'abantu bashobora gusubira inyuma, wowe ntabwo ujya usubira inyuma. Turakwinginze ngo buri muntu wese Mwami uri kumva iri jambo ryawe, imbaraga zawe zimanukire ku buzima bwe. Uganze utegeke muri byose kandi umwiyereke. Imbaraga zawe Yesu zimanukire ku buzima bwe. Ibyo yabonaga bidashoboka bishoboke. Aho yari yaracitse intege yakira imbaraga z'Imana. Aho yari yaratakaje ibyiringiro aze kubihabwa. Aho yabonaga iminyururu ku buzima bwe, iminyururu yose ze gucagagurika. Ndasenze mpagaze mu mbaraga zawe kugira ngo ubutware bwe n'ubushobozi bwe bumanuke kandi umanukire gukora ibidasanzwe kuko uri Imana ishobora byose. Ijambo ryawe rirambwira mu Bakorinto ba 2:3 ngo nubwo tugenda dufite imibiri y'abantu ntago turwana mu buryo bw'abantu, ngahubwo imbere y'Imana yacu tugira imbaraga zo gusenya no gukubita hasi, ngo dufatamira ibitekerezwa mu mitima twarangiza tukabigomora Kristo. Reka aka kanya imbaraga zawe Yesu zimanukire kuzitura buri kintu icyo ari cyo cyose. Reka imbaraga zawe Yesu zimanukire gukora ibikomeye. Reka imbaraga zawe Yesu zimanukire gutatanya imbaraga z'umwijima. Reka imbaraga zawe Yesu zimanukire kugaragara. Ikiganza cyawe kigere ku muntu wese utezaga amatwi nonaha wumvira ijambo ryawe rifungure buri kintu cyose kirwanya ubuzima bwe kandi rikigizeho kuko uri Imana ikomeye. Ndagushimye ko aka kanya ugiye kubana natwe kandi ugiye kwigaragaza kuko uri Imana ishobora byose. Reka dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuze ngo muri Habakuki 2 umurongo wa mbere, ariko reka dusome titi iravuga ngo yerekwa ko abakiranutsi bazabeshwaho no kwizera. Umurongo wa mbere akavuga ngo nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira kandi nzarangaguza ndebe ahari numve icyo ambwira, nuko azansubiza kubw'icyo namuganyiye. Maze Uwiteka aransubiza ati andika ibyerekanwe ubigaragaze ku mbaho kugira ngo ubisomye abyihutire, kuko ibyerekanwe bifite igihe byategekewe ntibizatinda kukugeraho kandi ntibizabeshya naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Yesu ashimwe cyane. Ijambo dusomye aka kanya riravuga ngo nzahagarara ku munara. Mbese muri iyi minsi waba uhagaze ku munara? Niyo teme y'ijambo turiga uyu munsi, riravuga ngo nzahagarara ku munara. Mbese uhagaze ku munara? Guhagarara ku munara ni uguhagararana n'Imana. Guhagarara ku munara ni ukugendana n'Imana. Hari abantu benshi bagiye bahagarara ku munara w'Imana, hari n'abandi bagiye batandukira ntibabashe guhagarara ku munara w'Imana. Guhagarara ku munara w'Imana ni
kugendana n'Imana wicisha bugufi. Guhagarara ku munara w'Imana ni ukwivana mu byo wari urimo ukemera kugendana n'Imana, kandi iby'Imana ikuyoboramo byose ukemera kubigenderamo. Habakuki rero yari yuzuye umwuka wera, yari yuzuye imbaraga z'Imana, yari yuzuye ububasha bw'Imana, arangije ari gusenga yuzuye imbaraga za Kristo Yesu, aravuga ngo nzahagarara ku munara ngo ndindire numve icyo Yesu ambwira, numve icyo Imana ivugana nanjye. Ikintu cyisha abantu benshi muri iki gihe ni uko batagihagararanye n'Imana. Ntabwo bakemera guhagarara ku munara w'Imana ngo bumve iby'Imana ivugana nabo. Aho guhagarara ku munara bahagaze mu magambo, aho guhagarara ku munara bahagaze mu nzangano, aho guhagarara ku munara bahagaze mu bindi ibyo ari byo byose. Ariko Habakuki we ntabwo ariko yavuze. Yaravuze ngo nzahagarara ku munara. Amaze guhagarara ku munara ngo azarindira yumve icyo avugana nawe. Ngo ndetse mu magambo y'epfo yavuze ngo niyo byatinda nzategereza nihanganye bizasohora. Iyo umuntu ahagaze ku munara ntago ajya abasha gucika intege. Iyo umuntu ahagaze ku munara ahura n'imbaraga za Yesu. Iyo umuntu ahagaze ku munara ntago yikontorora ubwe, ahubwo aba afite Yesu ukonterura ubuzima bwe. Iyo umuntu ahagaze ku munara mu magambo makeya, ubuzima bwe ntabwo buba buteretse. Mu magambo make nabigereranya nk'inzu. Umuntu uhagaze ku munara aba ameze nk'inzu iteretse mu kibanza gishije. Umuntu uhagaze ku munara aba ahagaze muri Yesu neza, ntabwo agenda yiyoboye. Inzira ze ntabwo inzira zose agendamo ntabwo aziyoboramo ubwe, ahubwo aziyoborwamo n'Imana. Icyisha abantu benshi rero ntabwo bakemera guhagarara muri Yesu ngo bahagarare ku munara w'Imana bumve icyo Imana ishaka kuvugana nabo. Aho kugira ngo bahagarare ku munara bahagarara mu magambo, aho kugira ngo bahagarare ku munara wa Yesu bahagarara mu byari byo byose. Nta kindi usabwa, urasabwa guhagarara ku munara w'Imana. Aburahamu akemera guhagarara ku munara, yumvise ijwi ry'Imana ryamusanze riramubwira ubwo yari yizeye Imana. Yari amaze gusobanukirwa yuko ibigirwamana by'iwabo atari byo Mana. Yemera gukurikira Imana. Imana imubwira amagambo akomeye, iramubwira ngo siga inzu ya so. Itangiriro 12 ujya aho ngewe nzakwereka. Iyo umuntu ahagaze ku munara ntabwo icyerekezo cyose cy'ubuzima bwe ari ubwo ukiha, ahubwo agihabwa n'Imana. Nta kindi rero Imana igukeneye uyu munsi, ikeneye ko wemera guhagarana nayo. Nimba warasubiye inyuma ukava mu byizerwa, wongera ugendane n'Imana. Nimba waratandukiriye, wongera uce bugufi imbere y'Imana. Guca bugufi imbere y'Imana umuntu bituma ashyirwa hejuru. Aho uhereye wizamura wiha icyubahiro, n'Imana ihera kumanura. Ariko iyo wemeye guhagarara ku munara w'Imana ukumva iby'Imana ivugana nawe, ukarindira nk'uko Habakuki yabyanditse, we yaremeye ararindira. Amaze kwemera kurindira yahuye na Yesu. Akimara kwemera kurindira imbaraga z'Imana zakoranye nawe. Akimara kwemera kurindira nibwo yumvishe ijwi ry'Imana. Iyo umaze kwemera kurindira hari iminyururu y'igicagagurika. Nta kindi gituma abantu bava ku munara. Bamwe bava ku munara kubera imiryango yabo, abandi bava ku munara kubera ibitekerezo byabo, abandi bava ku munara kubera yuko hari icyo baje bagamije ariko bakibura bakava mu by'Imana. We nta kindi Imana igushakaho, ikeneye ko uhagarara ku munara. Petero umukozi w'Imana ubwo yari ari muri gereza, yari afungiranye, ariko abitoro ngo bagira umwete wo gusenga. Bamaze kugira umwete wo gusenga, gusenga niko kuba ku munara, gusenga niko kuvugana n'Imana, gusenga niko kugendana n'Imana. Akimara kwemera kugendana n'Imana, akimara kwemera guca bugufi imbere y'Imana, bakimara gusengera umukozi w'Imana Petero, barasenga barongera barasenga, bahamagara imbaraga z'Imana ishobora byose. Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera. Bakimara kuyihamagara bari ku munara w'Imana, ngo Imana irareba iri mu ijuru, ngo marayika w'Imana aramanuka. Akimara kumanuka ako kanya, kuko bari bemeye kuba ku munara w'Imana, ngo bari kwa Mariko bari gusenga. Bakimara kwemera kuba ku munara w'Imana, bahamagara Imana barongera barayihamagara. Ntabwo Imana uyihamagara rimwe ngo ureke
turekeraho. Gusenga Imana ni uguhozaho, kuko gusenga Imana ni kugenda ibintu byinshi biva ku buzima bwawe. Nabo rero bahamagaye Imana, bakimara kuyihamagara Herode ngo yari kuzamusohora ndetse yari kuzamugirira nabi, ariko bemeye guhagarara ku munara nk'uko Habakuki twasomye ijambo akabitubwira. Bakimara kwemera guhagarara ku munara, Imana yohereza marayika wayo ngo ako kanya aramanuka. Akimara kumanuka ngo umucyo waka aho ngaho, akimara kumanuka umucyo waka muri iyo nzu, akimara kumanuka imbaraga z'Imana ziramanuka, akimara kumanuka ngo Petero yari asinziriye ngo iminyururu ako kanya imuvaho. Iminyururu ikimara kumuvaho arasohoka, aragenda asanga baracyahagaze neza, baracyari ku munara w'Imana. Kuba ku munara w'Imana rero duhura n'ijwi ry'Imana, kuba ku munara w'Imana duhabwa imbaraga z'Imana, kuba ku munara w'Imana duhura na Yesu ubwe. Hari ijambo ry'Imana ryanditse mu Byahishuwe ibice 5:12 ngo umwana w'umuntu ni ukwiye guhabwa ubutware n'icyubahiro no guhimbaza n'amashimwe. Iyo umuntu avuye ku munara w'Imana, ikintu cya mbere abadayimoni bamutwara, bamanza kumutwara ubwenge, barangiza bakamutwara icyubahiro, barangiza bakamutwara ubutunzi, barangiza bakamutwara kwizera, barangiza bakamutwara amashimwe. Wowe nta kindi usabwa, urasabwa kwemera kuba ku munara w'Imana. Nuba ku munara w'Imana, Imana izabana nawe. Ibitekerezo byawe bibi Imana izabikoropa ibikuvanemo, ahubwo ikwinjizemo ibitekerezo byayo. Ibyo byose wibwiraga mu nzira zawe zose, ibyo byose bizahinduka. Iyo umuntu atari ku munara w'Imana, kugira ngo agaragaze ishusho y'Imana, agaragaza ishusho ya Satani. Iyo umuntu atari ku munara w'Imana, nta na rimwe ajya agaragaza ishusho y'Imana. Iyo umuntu atari ku munara w'Imana, nta na rimwe ajya agaragaza icyubahiro cy'Imana. Gahina agendana na mwene se kubera atarahagaze ku munara w'Imana. Hari undi munara wari ucometse muri we, wari umunara wa Satani. Ako kanya ngo akireba mwene se kubw'ishyari, kubwo mwene se hari icyo yari yakoreye Imana, arangije ngo aramwica. Iyo umuntu atari ku munara w'Imana, ashobora kwambara umwuka wo kwica, ashobora kwambara umwuka wo kwica mu mutima, ashobora kwambara umwuka wo kwica mu bitekerezo. Nawe wenda uri kumvira ijambo aka kanya, wabara warahindutse ugahinduka umwicanyi mu mutima, cyangwa ugahinduka umwicanyi mu bitekerezo. Ariko ndagutangariza inkuru nk'uko Imana yitegereje Gahini iramubwira. Itangiriro 4:7 yamubwiye ijambo rikomeye, iramubwira ngo nukora ibyiza ntabwo uzemerwa, ngo ariko ibyaha byitugatuye ku rugi rw'umutima, niwe byifuza niwe bishaka, ariko ukwiye kubitegeka. Kuba ku munara w'Imana dutegekwa n'Imana, umutima wacu ukontororwa n'Imana. Nimba usigaye wikontorora, ntabwo uri kumwe n'Imana. Iyo umuntu ari kumwe n'Imana, akontororwa n'Imana. Umunara wo muri iyi si, umunara wa MTN cyangwa za Airtel cyangwa n'ibindi byose bifite iminara ku isi n'amaradiyo, bikontororwa n'ababishyizeho. Ariko twebwe abakozi b'Imana cyangwa abantu bayobowe n'umwuka w'Imana, nta wundi munara turiho. Turi ku munara wa Yesu, kandi uwo munara turiho ukontororwa na Yesu ubwe. Yaravuze ngo abanjye ndabazi kandi nta uzabamvana mu biganza. Abantu bari ku munara w'Imana turashinganye. Petero arangije arabivuga ngo turi ubwoko bwatoranyijwe, turi ishyanga ryera, turi abantu Imana yaronse kugira ngo twamamaze ishimwe ryaduhamagaye. Ngo kera ntabwo twari ubwoko, ariko ubu turi ubwoko. Umuntu uhagaze ku munara w'Imana nta kindi atekereza kindi, atekereza inzira ajya mu ijuru. Kandi iyo amaze gutekereza inzira ijya mu ijuru, buri kintu cyose akeneye Imana ubwayo niyo ikimuha. Arabivuze, arabivuga no muri Matayo, kuko yarazi ko hari ibindi dukeneye. Arabivuga 7:7, aravuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi murakingurirwa. Iyo umuntu ahagaze ku munara w'Imana, yasabye arahabwa. Nta kindi gituma utabona ibyo ukeneye, nuko ubirebera mu bantu, ubirebera mu nshuti zawe, ubirebera mu bo mugendana, ubirebera muri papa wawe, ubirebera muri mushiki wawe, ubirebera mu bantu muziranye. Ariko iyo umuntu ahagaze ku munara w'Imana, nta na rimwe ajya arebera ikintu mu bantu, ahubwo abirebera mu Mana, abirebera mu mbaraga z'Imana. Imana ibana nawe
ibyo akeneye byose ikabimuha, kandi ni nayo imugira inama. Iyo umuntu ahagaze ku munara w'Imana, ibyo akeneye byose Imana irabimuha. Yaba akeneye akazi agahabwa n'Imana, kubera yuko ntabwo aba akiriwe ngo yigenge. Nta kindi gituma mujya kugasaba mugatanga ruswa cyangwa mukajya mu bindi bitandukanye, abakobwa bakagenda bakabasambanya, nuko baba batemeye guhagarara ku munara w'Imana. We hagarara ku munara w'Imana, ufata iminsi 6 usenga cyangwa ufata 7 bitewe n'iyo ushoboye. Usenga Imana, ibyo ukeneye byose izabigukorera. Yarabivuze mu ijambo, iravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe. Matayo 10:28, nimuze munsange ndabaruhura. Iyo umuntu ahagaze ku munara w'Imana ntabwo ahora aruhijwe n'iminsi n'ibihe. Iyo umuntu ahagaze ku munara w'Imana ntabwo ahora aruhijwe n'ibyo ari guhura nabyo, ahubwo Imana imugirira neza. Imbaraga z'Imana ziraza zikabana nawe. Niyo yaba yumva ameze nk'urwaye, imbaraga z'Imana ziramanuka zikagukiza. Nta muntu uhagaze ku munara w'Imana ujya ugira ubwoba bw'ubuzima. Wowe ufite ikibazo cy'ubuzima, wowe ubona byagucanze muri iyi minsi, ndakubwira ngo we hagarara ku munara gusa, uraza kureba ibyo Imana irakora ku buzima bwawe. Ni ukuri mu gitondo kare kare uraza kumva inkuru nziza. Hari icyo Yesu arakora ku buzima bwawe hatarashira igihe kirekire. Iyo umuntu ahagaze ku munara w'Imana, Imana iramwiyereka. Ni ako kanya utabona ibyo yagusezeranyije ngo bite biza, hari ibyo Imana igikora ivuga ngo biremwe nonaha. Bibiliya niko ivuga muri Yesaya 48:6-7, warabyumvise dore byose ngibi, none se mwe nimwabihamya. Ngo none ngiye kukwereka ibisha byahishwe utigeze kumenya, ngo biremwe none hasi ibya kera. Iyo umuntu ahagaze ku munara hari ibyo Imana igirema, kandi ntabwo ibirema hashize iminsi, ibirema ako kanya. Iby'Imana iremye by'ako kanya ntibiza andregite. Imana yigaragarije Aburahamu ubwo yajyaga gutanga umwana w'Isaka. Akimara kujya kumutanga, kubera yari amaze kwemera guhagarara ku munara. Guhagarara ku munara w'Imana ni ukumvira Imana. Guhagarara ku munara w'Imana ni ukugendana n'Imana. Akimara kwemera kumvira Imana, Imana yari igaragaje ku buzima bwe. Imana iramwigaragariza, abantu bose barabimenya. Imana iramwigaragariza, abaturanyi barabimenya. Arangije ngo agiye kubona abona Imana iremye ikintu kidasanzwe. Iyo umuntu ahagaze ku munara w'Imana hari ibyo Imana igirema. Ngo yarahindukiye akireba hirya, ngabona intama iri mu gihuru. Imana iramubwira ngo wikoze uwo mwana nk'inkota, ahubwo hari igitambo nkuhaye. Iyo umuntu ahagaze ku munara w'Imana, wowe uri kuburara, wowe wabuze ubuzima, wakazi kabuze byagucanze, nuhagarara ku munara uraza kubona Imana. Wenda uri mu gihugu cy'amahanga wabuze inzira, cyangwa se uri gushaka akazi warakabuze, cyangwa muri iyi minsi warirukanwe, hagarara ku munara w'Imana, uraza guhura n'igitangaza cy'Imana. Hagarara ku munara w'Imana, uraza guhura n'umwuka w'Imana. Bibiliya ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 4:30 haravuga ngo wohereza umwuka byose bikaremwa. Iyo umuntu ahagaze ku munara w'Imana hari ibyo Imana igirema. Iyo umuntu ahagaze ku munara w'Imana hari ijambo Imana ivuga ku buzima bwe. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Imana itoranyije Yohana, iramubwira ngo genda ku musozi, ngo uwo mwana ajye mu butayu agwiza imbaraga, nyuma azagende ajya avuga ubutumwa nk'uko Imana yari yamubwiye. Ariko Yohana ntabwo yagomeje guhagarara ku munara w'Imana. Hari abantu bahagarara ku munara w'Imana, hari n'abanga bakava ku munara w'Imana. Yohana Imana imubwira ijambo rikomeye, iramubwira ngo ijwi ry'urangurura mu butayu. Ariko Yohana ntabwo ariko yabigenje, ubwo yarasohotse aragenda ajya kwa Herode ajya guhanura. Amaze kujya guhanura, ahanura ijambo rikomeye. Arahanura ngo uwo mugore Herode afite si we afite ikibazo. Akimara kubivuga, kubera yuko Imana yari yamubwiye ntabwo ariho yari yagumye. Yari yamubwiye ngo ugume mu butayu, ariko ntabwo ariho yagumye, ahubwo yagiye kwa Herode. Akimara kujya kwa Herode, umwana wa Herode arabyina, arongera arabyina, habaye ibirori. Amaze kubyina, mbese wowe waba ukibyinira Imana muri iyi minsi? We rero ngo yabyiniraga mu birori.
samwitegereje aravuga ati umwana wanjye uburyo ashimishije abantu, uburyo avuze abantu bose bakabikunda, nta kindi musabiye, nta kindi nshaka kuri we, ansaba icyo ashaka. Amaze kukimusaba aragenda yongorera nyina aramubwira ngo nta kindi nkeneye uretse igihanga cya Herodi. Hari igihe nawe Imana aho yaguhagaritse atariho ugihagaze muri iyi minsi. Aho Imana niyo yaraguhagurukije mu gusenga ari wo munara wari uhagazeho ukaba waracitse intege, wehagarara ku munara, ongera usure mu butayu Yohana, ongera usenga Imana Yohana, ongera usenga Imana. Gusenga Imana si ngombwa kujya mu misozi, kujya mu butayu ntabwo ari ukujya mu misozi. Ushobora gusengera mu nzira uri muri siporo, ushobora gusenga ugenda, kubera iki ni igihe cya covid. Ushobora gusenga ugenda mu nzira, ushobora gusenga utwaye imodoka, ushobora gusenga uri gucuruza. Wowe hagarara ku munara, nta kindi Imana ishaka. Iyo umuntu abaye ku munara ahura na Kristo Yesu. Iyo umuntu ahagaze ku munara ahabwa ijambo aho ritari. Yohana akimara kubikora igihanga baragica. Wowe nutahagarara ku munara nkuko byamugendekeye nawe niko bizakugendekera. Hari abantu benshi batagiye bahagarara ku munara kandi Imana yarabahagaritse ku munara. Abantu benshi batahagaze ku munara bagiye bahura na risike z'ubuzima. Imana irangije itoranya umugaragu w'Imana bitaga Elisa. Yarahagaze ku munara w'Imana ahagaze neza. Arangije igihe kimwe kiragira, kimaze kugera ngo umugabo w'ingabo z'i Siriya arangije araza agira ngo amukize. Akimara kumukiza aramubwira ngo nagende yiyuhagire mu kidendezi yibire inshuro 7. Arabikora, ariko hari ibintu yari yazanye by'amaturo ngo Gihazi kibibona Elisa arabyanga. Akimara kubyanga arangije Gihazi aramukurikira. Akimara kumukurikira haba ibibazo. Elisa aramubwira ngo mbese ubwo uriya mugabo yagendaga ntago wamukurikiye? Arangije ashaka kubihakana, ariko Elisa yari afite imbaraga z'umwuka wera, kubera yuko Gihazi yari yaratoranyijwe kugira ngo azasimbure Elisa. Yari umuntu wari mu mwanya we, ariko kubera gucika intege kwe, kubera gushaka ibya vuba, n'Imana uri umukozi w'Imana waranze kwihangana ngo ugende uko Imana ibishaka, uzamera nka Gihazi. Gihazi yahombye umwitero, aho kubona umwitero abona ibirembe. Elisa amubwira ijambo rikomeye, kubera yuko yari yanze kugendana n'Imana. Nawe wanze kugendana n'Imana, nuwanga kugendana n'Imana uzahura n'umuvumo. Gukorera Imana nabi bitera akaga, bitera agahinda, biteza inyatsi. Amubwira ijambo rikomeye nkuko nawe ndi kuri kubwira aka kanya. Aramubwira ngo guhera nonaha ibibembe bya wa mugabo nakijije biraza kuza mu muryango wawe ngiteka ryose na bugingo n'ubu. Ibyo bibembe biracyari muri uwo muryango nge simbizi, ariko Bibiliya niko yavuze, iravuga ngo na bugingo n'ubu ngo ibyo bibembe byabomyeho. Nta kindi cyabiteye, ni ukubera yuko Gihazi yanze kugendana n'Imana. Gihazi akora ikosa rikomeye, arangije aragenda ajya gufata ibyo Elisa yari yanze. Ntabwo Elisa yanze gufata amaturo kubera yuko atarayakeneye. Icyatumye adafata amaturo ni ukubera yuko byari igihe cyo kudafata amaturo. Ntabwo ari amaturo ariyo yari akenewe, ahubwo yari akenewe kugira ngo kiriya gihugu kimenye Imana. Umunara w'Imana ugenda uhagaraye muri kiriya gihugu. Nta kindi usabwa kumenyesha abantu, yaba mu kazi ukora, bwira abantu 5 byibura, ubabwire ko Yesu akomeye cyane. Numara kubabwira imbaraga za Yesu, ukamara kubabwira uburyo Yesu akora, ukababwira uburyo Yesu abakunda, Yesu azabana nawe kandi azakwiyereka. Yesu azakora ibitangaza ku buzima bwawe. Yesu azaguhindurira amateka. Yesu azagucira inzira. Yesu azagukingurira imiryango. Ibyo byose nubikora uzahura na Yesu, kandi Yesu hari ibyo azakora kuri wowe. Ibyo byose ubona bidashoboka bizashoboka niwemera guhagarara ku munara. Nta kindi Yesu yarakeneye, yarakeneye ko ahamya muri kariya kanya. Maze Gihazi afata ibirembe aho gufata umugisha.
munara. Nugenda ugahagarara ku munara nk'uko Habakuki yabivuze, yaravuze ngo njyewe nzarindira. Ntabwo yavuze ngo azarindira kuko hari icyo yabonye, ntabwo yavuze ngo azarindira kuko yabuze amafaranga, ntabwo yavuze ngo azarindira kubera yuko hari ikintu na kimwe wenda cyahindutse mu buzima bwe. Kurindira Imana ntabwo ari ukugira ngo Imana iduhe ibihembo. Kurindira Imana ni ukuyubaha, ni ukugendana nayo wicishije bugufi, uko yarabivuze ngo abamukurikiye ngo ndetse ngo azabaha ibintu byose, ngo azadukubira inshuro 100 ndetse azaduha n'ubugingo. We hagarara ku munara gusa. Nuhagarara ku munara uyu munsi uraza guhura na Yesu. Nuhagarara ku munara uyu munsi imbaraga z'Imana zirakuzaho, abarozi bazakuroga ntabwo bizagufata. Iyo umuntu ahagaze ku munara abantu bajya kukuroga wabibonye, ndetse niyo utabibona ukurinda ari imbere yawe. Yesu ari kumwe nawe, Yesu ahora gufataho, Yesu ahora gucira inzira. Ibuka inzobe yagusimbukije. Nuhagarara ku munara rero nta kintu na kimwe uzamuburana. Uzajya ubyuka mu gitondo aho wabonaga inzira zarafunze zifungurwa n'Imana. Guhagarara ku munara bituma tuba ari icyitegererezo. Guhagarara ku munara bituma tudacika intege. Guhagarara ku munara bituma twambara imbaraga z'Imana. Ahagarara ku munara ahura n'Imana. Hari undi mugabo uhagaze ku munara, umugabo bitaga Hezekiya. Ahagarara ku munara w'Imana. Ingabo za Senakeribu ziramutera. Zimaze kumutera babonaga yuko byarangiye, ngaragenda 3:14 ajya mu nzu y'Imana arapfukama abyereka Imana. Akimara kubyereka Imana, Imana ibana nawe. Imana imaze kubana nawe mubwira amagambo akomeye, iravuga ngo ninde uwo mugabo ashungurije umutwe? We ntabwo ari mwebwe ni njyewe. Bigeze ku murongo wa 36 Bibiliya ivuga ijambo rikomeye, iravuga ngo Mana yohereza marayika wayo ngatera urugero rw'Abashuri, ngo yica ingabo 1,000 n'inzovu 8. Ngo abantu babyutse kare mu gitondo basanga ingabo zose ari imirambo. Hari ibintu byari bikurwanyaga. Wenda uhagaze ku munara uraza kubona bibimirambo, uraza kubona biva ku buzima bwawe. Imana iraza kukwiyereka ubibone kandi uraza kubibona. Nta ijambo ry'Imana ni ukuri. Bibiliya iravuga mu Baheburayo ibice 12 haravuga ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga, rifata imitsi rikayitandukanya n'imisokoro. Ijambo ry'Imana rikora ibikomeye. Ijambo ry'Imana rirarema. Ijambo ry'Imana rirazitura. Ijambo ry'Imana rikora ibitangaza. Ijambo ry'Imana rivana mu mahwa. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya ivuze ijambo rikomeye, iravuze ngo nzahagarara ku munara. We hagarara ku munara w'Imana. Numara guhagarara ku munara w'Imana, ingorane wabonaga, yaba ingorane z'ubuzima, yaba ingorane z'ibyo uri gucamo, yaba ingorane z'abagusuzugura, yaba ingorane z'abakwanga, baraza kubona Imana ikora ibitangaza kuri wowe. Bibiliya iravuga ijambo ry'Imana. Yesu arangije yitegereza intumwa ze arazibwira ngo bamwe muri mwe twicaranye hano muraza kubona Imana izana ububasha mutarapfa. Nuhagarara ku munara Imana iraza kuzana ububasha ku buzima bwawe utarapfa. Uraza kubona Imana izana ububasha, uraza kubona Imana igukingura imiryango. Nta kindi Yesu ashaka ni uguhagarara ku munara gusa, ubundi akaza agakora ibikomeye, akaza akakwiyereka, akaza akakwereka uburyo imikorere itandukanye n'iy'abantu. Imikorere ya Yesu itandukanye n'iy'aho wavutse. Imikorere ya Yesu itandukanye n'abo mwagendanye. Guhagarara ku munara tuvugana n'Imana kandi Imana tuyobora inzira y'uko tugomba kubaho. Gideyoni yahagaze ku munara w'Imana, Imana iramwiyereka. Abacamanza 6:25 Bibiliya avuga ngo Gideyoni asenye igicaniro cyase yubakiye Bayali. Ntabwo wahagarara ku munara utaramara gusenya. Utaramara gusenya ubusambanyi, utaramara gusenya ubusinzi, utaramara gusenya ibikuriho. Manza usenya ibyo bikuriho, umare gusenya nurangiza ujya gusenya iby'abandi. Iyo umuntu ahagaze ku munara hari ibintu bijya bisenyuka ku buzima bwe. Nshuti yanjye rero uri kumva aka kanya, nta kindi nakubwiraga, wehagarara ku munara. Irinda ibyo uvuga muri iyi minsi, irinda amagambo mabi mu rugo rwawe,
irinde amagambo mabi mubo mugendana. Bibiliya ijambo ry'Imana mu Migani 15 haravuga ngo gusubizanya neza guhosha uburakari, ngarika ijambo ribabaza ribyutsa umujinya. Umuntu uhagaze ku munara w'Imana ntabwo apfa kuvuga ibyo abonye, avuga amagambo yejejwe, kandi ibyo avuga byose biba bipimye kuko aba yabiyobewe nimo n'Imana. Wowe vuga ibintu biri mu mwuka w'Imana, wivuga ibivuye kuri wowe ahubwo bivuga bivuye ku Mana. Ijambo ry'Imana rikavuga muri Matayo 12:36-37 havuga ijambo rikomeye, naho haravuga ngo amagambo yawe niyo azagutsindishiriza kandi amagambo yawe niyo azagushirisha mu rubanza. Ayo ni Yesu wayavuze, ndetse niwe watumye yandikwa, kubera yuko niwe wayavuze ubwe. Yesu ashimwe cyane. Wowe amagambo yawe uri kuvuga uyu munsi ni amagambo y'umuntu uri ku munara, ni amagambo y'umuntu uri kumwe n'Imana, cyangwa ni amagambo y'umuntu waguye? Ntagarara ku munara uyu munsi, uraza guhura na Yesu, ibyapfuye biraza kuzuka. Amasikotanabosa yamangaka yabo. Hindukira mu izina rya Yesu. Hinduka, Imana ihindura ibyaha, hinduka, Imana ihindura ubuzima bwawe, hinduka, Imana kugira icyitegererezo. Imana ikeneye yuko umuntu utunganye wakoreraga Imana ariko wasubiye inyuma, wakoreraga Imana ariko waraguye. Ongera ujye ku munara w'Imana, ongera uvugane n'Imana, ongera mwene data, niwongera ukavugana n'Imana hari icyo Imana irakora ku buzima bwawe. Abantu bahagaze ku munara w'Imana, ikintu cya mbere bararinzwe, icya kabiri bari igitinyiro, icya gatatu bari amavuta y'Imana. Hagarara ku munara wowe urebe ibyo Imana irakora ku buzima bwawe. Habakuki yabivuze ari mu mwuka, ntabwo yari mu mubiri. Iyo uri mu mwuka ubonana n'Imana, iyo uri mu mubiri ubonana na shitani. Yesu ashimwe cyane. Hinduka, mu mubiri ni habi, va mu mubiri, va mu byaha, va mu byo wibwira, va mu kwikinisha, va mu businzi, va mu butinganyi, va mu byurimo, va mu mashari, kandi ibyo ubona bitashobotse muri gihe cyose umaze. Inubwo itangira ryawe ryari ritoya, ariko amaherezo uzunguka. Iyo umuntu ari ku munara ntagahomba, iyo umuntu ari ku munara ntagahomba, nta na rimwe uzahomba. We hagarara ku munara. Ndangije mbabwira ngo mugume ku munara. Nimuguma ku munara hari icyo Imana izakora ku buzima bwanyu. Tugiye gusenga Imana. Abantu bahagaze ku munara, nimba ufite indwara cyangwa ufite ibibazo bitandukanye, ugihagaze ku munara, ngiye kugusengera. Ikibazo cyawe kiraza gukemuka, kandi n'Imana ikora. Iravuga ngo ibasha gukora cyane ibirenze ibyo dusaba n'ibyo twibwira. Ngiye kugusengera Imana. Urwo bumaze igihe kirekire ubona imbere yawe, cyangwa urota wapfuye, cyangwa urota ibintu bitandukanye, ibyo byose biraza kukuvaho. Ibintu byawe byaragiye, ukajya ubona bisa nk'ibiri kumanuka mu rwobo, kayoberwa iyo byagiye. Ibyo byose byagiye, Yesu araza kubikugarurira. Bibiliya iravuga ngo umwanzi arangije afata Yesu, Matayo 4, amushyira mu butayu. Umaze igihe kirekire mu butayu. Ubutayu nakubwira ngo ubutayu si ubuturo, ahubwo ubutayu ni ahantu uri kuba Imana. Hari igihe ubutayu naho umuntu ahagurukirizwa, ubutayu naho umuntu arindirira, ariko Imana igakora ibikomeye kuri wowe. Wigumana izo nzangano ufite mu mutima, wigumana ayo madeni. Yereka Imana nonaha icyo nzi cy'Imana iraza kukwishyurira, kandi Imana iraza kugukozaho ukuboko kwayo. Hari amavuta nonaha Yesu aragusukaho, hari imbaraga araza kuguha. Ibyo byose ubona bimeze nk'ibyatinze biraza gusohoka. Umaze igihe kirekire urwaye uburwayi, wenda urumva ibere ryawe ry'iburyo ritera cyangwa iry'ubumoso n'ahandi, uraza guhura na Yesu. Wenda ufite indwara ikomeye, wenda abaganga barayinaniwe, uraza gukizwa na Yesu. Wenda urwaye kanseri, wenda urwaye pararize, aka kanya ajya ku munara, bwira Yesu ngo ndi kumwe nawe. Ca bugufi imbere y'Imana. Igitangaza cy'Imana wacyakira aya masaha, uyu munota tuvugana, uyu munota ucyumvira ijambo ry'Imana. Hari imbaraga z'Imana zirakuzaho, ubyizere kandi biraza kuba. Kuko Yesu yabwiraga abantu, akababwira ngo genda uko ubyizeye niko birakubera. Cyangwa akabwira abantu bamwe ngo genda urasanga umwana wawe yakize. Ako kanya isaha bavuganye bagasanga ariko byagenze. Uko Yesu yari ari natwe niko tumeze, kuko niwe ukorera muri twebwe. Ntabwo Yesu akiza mu isi ngo akore mu
mubibone. Akoresha abagaragu b'Imana, akoresha abakozi b'Imana. Hari imbaraga ze rero zirakumanukira ucyumvira ijambo, amavuta y'Imana arakumanukira ucyumvira ijambo, ibyapfuye biraza kuzuka ucyumvira ijambo, uraza guhura n'imbaraga z'Imana. Umaze igihe kirekire urenga amarozi mu muryango wawe, ayo yose araza gucagagurika. Ibiziriko bamaze igihe kirekire barakuziritse biraza kukuvaho mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zirabana nawe. Data turagushimye, abana bawe ndabasengeye bahure n'imbaraga zawe, abarwayi bakire, ababuze abamako yazingwa zinguke, ababuze ibishoro babibone, buri kintu cyose bakeneye baze kukibona. Tugwaye icyubahiro w'icyubahiro, turagushimye ushimwe. Ababateye umugongo babagarukire, ko ijambo ryawe riravuga ngo bazatugarukira ntabwo tuzabagarukira. Mwakira umugisha w'Imana, mwakira uburinzi bw'Imana, imbaraga z'Imana zibane namwe. Ubuzima bwanyu buri mu biganza by'Imana, ntabwo biri mu biganza by'abantu, ntabwo biri mu biganza by'abarozi, ntabwo biri mu biganza by'abo mu bantu, biri mu biganza by'Imana. We hura na Yesu, kandi numara guhura nawe uyu munsi byose birababishya. Nimutarakira Yesu umwami n'umukiza, reba umuntu umukwakiriza cyangwa usubiremo aya magambo nonaha, vuga ngo mwami Yesu ndakwakiriye ngo ube umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Aka kanya imbaraga z'Imana nizikubeho. Ndagushimiye, akira ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu.